kamera iyi ngiyi yagutunga, yaguhesha amafaranga ukanakira yewe, ariko ikindi ino kamera ishobora kukwicishisha. Iyi kamera ishobora kuguta mu mugozi, iyi kamera ishobora kukwangisha ku buryo ahantu uzajya utambuka hose rimwe na rimwe ushobora kuzicuza impamvu ubuzima bwawe bwose, impamvu waje kuri ino kamera. Nk'ukuntu ino kamera yagukiza ikaguha amafaranga ukaryoha kabisa ukabaho neza, ni nk'ukuntu rero yaguhinduka. Ni nka kwa kundi ushobora kuba ufite imbunda ukajya kwiyigisha. Niyo mpamvu nabigeranye n'imbunda. Imbunda hari abitunze. Yes, inshuti za Jonathan TV Show, mwese aho muherereye ku isi turabasuhuje. N'ubundi ni wa muntu wanyu Jonathan TV Show, usanzwe muzi ku izina rya Edem Kojo. Nkaba nagarutse n'ubundi naje kugira ngo uyu munsi nta kindi cyangaruye, no kugira ngo hari abantu banzanye hano kugira ngo mbate mu bihano mu ngeri zigende zitandukanye, tugende twigisha abantu kugira ngo babashe kugenda mu nzira neza, kuko ino mihanda iri kugenda inyerera. Rero nta kindi cyatuzanye, twaje kugira ngo turebe ibiri muri ino mihanda aribyo tuza kubagezaho. Turabasuje rero mwese aho muherereye, abari hakurya y'amazi, ari mu bihugu bigari ndetse n'abari mu bihugu twegeranye. Nkatwe twebwe turi hano muri gihugu cya Kenya, Nairobi. Rero turasuhuza abantu bari mu Rwanda badukurikirana 5 kuri 5, turasuhuza abantu bari Bugande badukurikirana 5 kuri 5, abantu bari Burundi, abari muri Kongo, Masisi, mu Minembwe, abari Bukavu, Goma, Uvira, abumva runo rurimi mwese turabaramukije. Ndetse reka dusuhuze n'abantu bari muri Amerika, Australia, Canada, mu Burayi, mu Buholande barahari. Hari inshuti zanjye ziri muri Sweden ziradukurikirana 5 kuri 5. Hari abari muri Norvege. Mwese aho muri mwese turabakunda, kandi niyo mpamvu tuba tugarutse kugira ngo tubagezeho ibiganiro nk'ibi ngibi. Muba musaba iteka mwiza mutwishuza, turanabakunda. Muri gihe tuzajya tubagezaho ibiganiro rimwe na rimwe by'inama nk'ibyo tugiye gukora nk'ubu ngubu. Ibiganiro dushaka gukora ni ibiganiro dushaka kuvuga hejuru. Uyu munsi ndavuga hejuru ya social media, uburyo igomba gukoreshwa n'umumaro wayo, ndetse mvuge ndetse n'imbogamizi cyangwa se mbese imbogamizi ushobora guhura nazo muri social media utarebye neza. Ikindi ndibuze kuvuga hejuru y'abantu y'ingo, cyangwa se abantu b'abagabo badahaguruka ngo bakore, ugasanga batungwa sometime na basebukwe, batungwa no kwa sebukwe. Nk'umuntu w'umugabo utungwa no kwa sebukwe afite amaboko atari ikimuga, umuntu turaza kumuvugaho. Turaza kuvuga ku bagabo sometime bafite abagore hanze, ugasanga umuntu ngo ari gutungwa n'umugore. Abo bantu bose turibuze kubagarukaho cyane cyane muri kino kiganiro. Ndetse ndarikira benshi kuza gukurikirana kino kiganiro, kuko ndabizi kiri buze kubanezeza kandi kiri buze kubashimisha. Mwebwe rero mudukurikirana, kandi subscribe and share, comment. Mwumva kino kiganiro burya biduha imbaraga iyo kandi subscribe cyangwa se ugakora comment. Ndetse wowe niba ari ubwa mbere ukurikiranye Jonathan TV Show, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tubashe kubana muri kino kiganiro. Ni byiza kandi biradufasha kandi bidutera imbaraga nyinshi. Rero tuje kuvuga hejuru ya social media. Muri no mihanda ya Nairobi maze kubona ibintu byinshi bigenda binyerera kandi kuri social media. Maze igihe tubona abantu benshi batakana, abantu benshi bari kugenda baterana amagambo, abantu benshi bari kugenda babwirana nabi kuri social media, ukibaza ikibitera, ukibaza inyungu yabyo, ukayibura. Of course hari abaje gushaka amaramuko kuri no social media, kuri YouTube, hari n'abandi wenda bari kuri Instagram, hari abandi bari ku Twitter, hari abandi bari kuri nyinshi cyane social media muzi zose.
ama platform yose ahari abantu bose babasha kujyaho. Rero ariyo mpamvu twaje kugira ngo turebere hamwe why, kubera iki abantu basige baterana amagambo, kubera iki ibi bintu bitangiye Nairobi bigiye kutumerera nk'hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Tumaze iminsi tubona social media yaho uburyo imeze kabisa na matiku. Kubera iki abantu akenshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahora mu matiku? Kubera iki? Niye mpamvu? Kubera iki bamwe bashaka kuza kurira muri social media mu buryo bw'amatiku? Kubera iki abantu bashaka kuzamuka muri social media kubera amatiku? Ibi bintu birakwiye. Niye mpamvu umuntu yashobora kwifata akajya kuri social media agafata undi akamwandagaza? Ibi bintu birababaje. Bwoko bwacu ubwo dutangiye kwatakana muri ubu buryo, dutangira no kwinjira mu mafamiye, hamwe ushobora kugenda ugatangira kwinjirira umuntu muri famiye yiwe hejuru ya social media ngo urashaka kuzamuka, ngo urashaka kubona views, ngo urashaka gukurikiranwa cyane kubera amatiku. Nyamara uri gusenya. Mwibuke yuko ino social media, nshuti zanjye, ino social media imeze nk'imbunda. Hanabonye hari umuntu wavuze mu buryo bwa social media, umuntu uba muri social media, nakurikiranye ikiganiro yakoze. Abantu bene wacu cyane bikanze ino kamera, bashidukiye ino kamera, bafite ifemba cyangwa se bafite amerwe ya kamera. Kubera iyo mpamvu rero mufite ihuba rya kamera, mbese murumva mushaka kujya kuri kamera. Nshuti zanjye, nimba mushaka kujya kuri kamera, banza utekereze, banza wicare utekereze bien impamvu uje kuri kamera. Second, ubanza utekereze neza, kuko ino kamera uburyo intunzeho ngewe ubu ngubu, kamera ubu ngewe intunzeho ni nka kwa kundi imbunda ibigutunzeho. Kamera iyi ngiyi yagutunga, yaguhesha amafaranga ukanakira yewe, ariko ikindi ino kamera ishobora kukwicishisha. Iyi kamera ishobora kuguta mu mugozi. Iyi kamera ishobora kukwangisha ku buryo ahantu uzajya utambuka hose rimwe na rimwe ushobora kuzicuza impamvu ubuzima bwawe bwose, impamvu waje kuri ino kamera. Nk'ukuntu ino kamera yagukiza ikaguha amafaranga ukaryoha kabisa ukabaho neza, ni nk'ukuntu rero yaguhinduka. Ni nka kwa kundi ushobora kuba ufite imbunda ukajya kwiyigisha. Niyo mpamvu nabigeranye n'imbunda. Imbunda hari abitunze, hari abajya kuyibisha bakiba amafaranga menshi bakabaho, ariko mu minota nk'ibiri ikongera ikamuhindukirana, umuntu yayimutunga urusasu rumwe mu minota 2 rukabarura mwigaritse, umuntu akibagirana akava ku isi. Uko niko kamera imeze. Rero wowe uri kwihutira kujya kuri kamera kubera ko ushaka kuba umustar, ushaka kumenyekana. Can you imagine wowe ushaka kumenyekana kubera amatiku? Si kuri kamera gusa. Iyo mvuze social media si kubera YouTube. Stati zanyu, abantu bintu mujya mupostinga kuri stati zanyu, iyo wifata ugapostinga umuntu ukamutuka, iyo wifata ugapostinga umuntu ukamutuka kuri stati ugashiraho even ukinjira famiye ye, nshuti zanjye, nimba uri muri media, please ataka mugenzi wawe uri muri media, ariko mwikwinjira famiye zabo. Ntago ngomba kwinjira urugero ngo mfate umuntu tubana muri media dukunda gukorana, urugero mvuge nka Mutabazi, Etienne Mutabazi, nimba dukorana nshobora kumwataka, ariko ntago ari ngombwa ngo nataka umugore we cyangwa nataka abana biwe.
abana we ntago baba muri social media. Mutabazi ni uba muri social media, mwatatse mbanzi ko nawe ashobora kuza kansubiza tugahangana. Akigiye cyose ugiye social media, ubwo mvuze si ku YouTube gusa, stati zanyu ugafata famiye ukayishiraho, ukayandikaho amagambo mabi, ibyo bintu mubyitondere. Screenshot ziraribwa, abantu barayisoma bakayireba bagahita barya screenshot. Ibi ni ibintu bishobora kuzagarukana nyuma y'imyaka ingahe. Kera uremye umwanzi, uremye urwango, hejuru yo kumva ngo urashaka kumenyekana. Kumenyekana nabi nta mumaro wabyo. Kumenyekana nabi muri urwo rwego nta mumaro wabyo, ahubwo uri kwikururira abanzi. Nta muntu wagushima, nta muntu wagukunda. Ikindi mwitondere ikintu cyitwa comment. Mumenye abantu muha comment n'abantu mwandikira comment muzibandikira n'abandi, kuko hari comment ushobora kwandika, iyo comment itanasibwa, iyo comment ikazakugaruka mu buzima bwawe bwose. Igihe cyose wa muntu uzakora comment iganisha ku bwoko, ibyo bintu muzabireke. Kuko hari nk'ibihugu bimwe njya mbona kuvuga ku bwoko ntacyo bivuze. Urugero nk'igihugu cy'u Burundi, njya mbona iyo umuntu avuze ngo umuhutu, ngo umututsi, icyo gihugu mbabona nta ibyo ni ibintu babigize kuva kera yize, kubera ko niyo miterere yabo. Ariko urugero nk'igihugu cyo mu Rwanda, kubera ko hari ingaruka zabayeyo nyinshi zimbi cyane, ayo magambo abantu bayavuze barayasira. Wenda n'ibindi bihugu. So comment nyamara mwandika, nubwo watuka umuntu mutuke wenyine, ariko ntujye kutuka ubwoko bw'abantu. Please, social media muyikoreshe neza. Social media muyikoreshe neza, kubera ko umunsi umwe izakugarika, umunsi umwe izakugaru, kandi uzabyicuza. Ariko umunsi uzakoresha social media neza, nta kibazo cyayo, ntacyo bizaba bitwaye. Ariko ngiye biranantangaza iyo mbona nk'abana b'abakobwa nibwo mugitangira kujya muri social media, none mwe mutangiye mutukana, mutangiye mwinjirirana, mutangiranya amabifu, muri abagore, muri abakobwa, muri kubyara, muri gushakwa. Ariko muri kumenya muzi ibyo mwinjiyemo, cyangwa bababwiye ko muri YouTube harimo amafaranga, namwe muza mwashinyitse rero ngo harimo amafaranga, tugomba kuyakora mu buryo bwose. Ntago muri kureba nyuma y'ibi, ntago uri kureba amagambo uri kuvuga nyuma y'imyaka 40-50. Umunsi uzaba ushaje uvuga ngo sinkijya kuri social media, ufite abana bakuru, ufite abuzukuruza, bazajya baza bishimye ngo reka tujye kumva ibintu umubyeyi wacu yavugaga, reka tujye kumva ibintu basogokuru na batate ibyo bavugaga, hama basange ni amatiku yo gutukana, yo gusebanya, ni amatiku yo gutuka umuntu, kurafata umuntu ukamwandagaza uri umwana w'umukobwa. Reka mwabana b'abakobwa mwe, reka mbabwire inama, kubera ko si ukuvuga ngo mwe muri shyashya, si ukuvuga ngo mwabana b'abakobwa mwe mwebwe ibyo mukora cyangwa uko muteye cyangwa amakuru yanyu abandi ntibayazi. Tuzi aho muvuka, tuzi imikurire yanyu, tuzi aho mwashatswe,
ariko nimukomeza bino nta mpamvu yo kugira ngo tubinjirire. Iminsi yonyine izabakora, iminsi yonyine izabagaruka, kuko iminsi ntigira inshuti. rero mutekereze ku byo mwagiyemo, mutekereze kuri ibi biganiro muri gukora, mutekereze ejo hari imbere hanyu, kuko ino social media ishobora kuzabagarika. Ino social media mushobora kuzicuza impamvu mwayibayemo, mwayijemo. Icyiza rero nuko mwabireka, icyiza nuko mwareka ibi bintu murimo. Nimba ari inyungu mushakamo, hari amakontenti menshi aruzuye. Nimba wumva ushaka kontenti ziruzuye, nimba wayibuze uzaze tunaziguhe. Ariko kontenti zo gutukana, kontenti zo guterana amagambo, aho mutangiye kwinjira mu mafamiye yanyu. Reka ngaruke mwa bantu mwe, cyane cyane mwa bakobwa mwe, nako muri abamama, mwaba mama mwe, mwizana ibintu by'imiryango yanyu hano. Ni inama twabagira, mwizana ibintu by'imiryango yanyu hano. Ikindi ariko iyo umuntu ufata umuntu utazi, umuntu mumenyanye rimwe, nta kiganiro mwakoranye, mwaranawe wenda murasuzanya, ariko ugafata umuryango we ukajya kuwumanika. Umugore we ntimurabonana ahantu na hamwe, abana mwe nta hantu murahura, ukajya warangiza ukabavugaho amagambo. Uba wumva ubwenge ari buzima, uba wumva ubara neza. Ubwo ni ukugira ngo uzamuke gusa, umenyekane kuri famiye y'umuntu itaragize icyo gutwara, mudafitanye ibibazo na bimwe. Nyamara kubaha ni byiza, reka mbabwire kubaha ni byiza. Ngewe rero ibintu birababaje, maze iminsi mbibona, maze iminsi mbireba, maze iminsi mbareba. Ayo matiku murimo adafite iyo yabaganisha, ngo murashaka gutwika. Iyo murashaka gutwika nyamara mushaka mwagabanya. Ni inama, mureke amatiku, mureke ngo murashaka gutwika, murashaka murashaka kubona views, ariko izo views zitabaha kureba imbere hanyu hazaza. Ibi bintu biri kuri YouTube, ibintu twagiye tuvuga bizahoraho, abuzukuru n'abuzukuru bazabisangaho, bazasanga ibyo wabagamo ni amatiku gusa, bazasanga ibyo wabagamo ni ibintu bidafite iyo biva n'iyo bije, basange gusa ni uguteranya. Please, turabinginze, mugaruke, muve mu matiku. Content zirahari ni nyinshi, zatuma ubona amafaranga. Content y'amatiku ntabwo ariyo yatuma ubona amafaranga, siyo yatuma channel yawe izamuka. None se mubona ko gukora ibyiza saje cyangwa gukora ibiganiro byiza hari icyo bitwaye? Nababwiye ngo ino kamera ni imbunda. Iyi kamera mwajeho muri guseka, ariko hari umunsi muzarira, hari umunsi muzicuza. Imyaka ntabwo igenda imanuka isubira inyuma, ahubwo igenda izamuka. Muharanire gukora ibyiza no kuvuga neza, nta mpamvu yo kuvuga nabi. Ngenda umva aha niho nagarukira, wenda nkomeza ku yindi point.
reka mve kuri point ya kamera ya social media, barya ngo habwibwa benshi akumva beneye, bene nyirabyo nanze kubavuga mu izina. Abantu bamaze iminsi batrendinga mu bintu by'amatiku, nanze kubavuga mu izina, ariko nimukomeza ubutaha tuzaza tubavuge mu mazina. Mureke kwica media, mureke kwigana. Nimuzi ko imbwa yiganye inka kurya mu rugo irabizira, niko umugani bawuca. Ubwo we nimba ushaka kwigana ahandi ushobora kubizira. Muve muri ibyo ibintu by'amatiku bigeraho ujya kuri stati ukajya kwandika amagambo kuri stati yawe, nawe uve hano ugenda ahandi iyo ngiye ujye kwataka umwataka. Donc muhore mu matiku, ayo matiku ntituyashaka. Tuje kubabwira ngo mubivemo, mujye mu bibafitiye umumaro, ibingibi nta mumaro byabagirira. Okay, reka tujye ku yindi point twavuze. Hari point yindi twavuze yo gukubita cyangwa se yo guta ibihano ba basore bigize kuda indakoreka. Yemwe bantu mudakora, mwa basore mudakora, mutajya gupagasa, mukeneye no gutungwa nabo kwa basobukwe. Bagira inama, umuntu wese uzi ngo atungwa no kwa sebukwe, uwo ngo umugore azamusuzugura. Uzi ngo ufite amaboko, uzi ngo ufite amaguru, uzi ngo ufite ubwenge, genda uzane nako gato kawe ariko ushira imbere. Nimba ayo ngayo yo kwa basobukwe cyangwa kwa banyokubukwe ari yaza kukunganira, aza kunganira ariko amafaranga yawe wabiricuye, icyo gihe umugore ntazagusuzugura. Ariko ejo bundi tubona umugore yagusuzuguye kubera ko uri gufashwa no kwa sobukwe, nta mugabo uzaba urimo. Nitubibona tuzamenya nyine impamvu agusuzuguye nta yindi. Muhaguruke mukore, mukuri amaboko mu mifuka, mushake mu buryo bwose, mupagase mu nzira zose zishoboka nziza. Ariko ayo utahano yatahane, azaba ni jasho yawe uzoba uri kurya ushira abana. Nta ibintu byo kwirirwa mwatebeje, mwabyibusha amata y'amazi ngo na amafaranga ngo mfite ngo data bukwe ngo ufite ifaranga none ngo ari kumfasha ngo mfite kwa mabukwe ngo nta kibazo. Guys, urwo rugo ruzosenyuka. Mwihangane, reka tubabwize ukuri, mwebwe mufashwa na basobukwe na banyokobukwe, uri umuntu w'umugabo kurakora amakosa mabi cyane. Inama nakugira nta yindi, haguruka shaka uburyo ukora, kuko nusuzugurwa n'umugore uzabyicuza. Nta mpamvu, niye mpamvu yatuma wicara, niye mpamvu itahaguruka. No gukora honyine bifungura mu mutwe. Iyo wakora bigufungura mu mutwe, iyo uri gukora bifungura mu mutwe wawe, bigatuma wumva ko iyo uri kugenda uhura n'izindi nshuti zituma nimba ari akazi warimo ugaya katarimo kagenda neza, ushobora guhura ukabona kandi keza. Amafaranga yose wakwinjiza nubwo yaba ari make, ariko ari wowe uyazanye, umugore arakubaha. Nimba ko basobukwe bakunganira ariko uri gukora, apana kuba ngo uricaye ngo kwa mama bukwe ngo ari kungo kwa data bukwe ngo baramfasha ngo bari ngo nta kibazo ngo je nashatse ahantu heza hari amafaranga. Umunsi uzokorogana n'umugore, hita utekereza umunsi uzokorogana n'umugore. Ibyo bitekerezeho. Umunsi uzokorogana n'umugore bizogenda gute? Bizovugwa gute?
bazovuga yuko azokubwira ngo n'ubundi ntacu maze, abiwacu nibo badufasha, abiwacu nibo badufasha. Ico gihe umumaro wazaba ari uwe. Uzobukira umugabo cyangwa uzobukira nka wa wundi Jori yavuze. ya ebana muhaguruke mukore. Nubwo even nubwo buri umugabo ufite umugore hanze, please haguruka ukore. Haro barahari babaye inzerezi bafasha amadeni y'abandi bafite ubu nyine batandukanye n'abagore, turabazi bari hano. Ubu batangiye gupagasa, bari baramenyerejwe amafaranga n'abagore, none bagiye mu ya mafaranga bajya umugore amwohereza atangira kuyakoresha ibindi, none umugore arabakatiye, harakatiye umugabo, haramubwiye ati nimba ari ibyo nta 10 nge nawe turatandukanye. Kwisha bamwe baragarutse barashatse, ubu bamwe baragarutse barashatse, bagarutse abagore babo baje gushaka kandi baravuye hano. Amafaranga yawe y'umugabo agira agaciro, nubwo ahubwo nimba uri umugabo ufite umugore hanze, mubwira guha amafaranga ufungure business, wicare uzi ngo kwirinjiza amafaranga jasho yako, n'umugore ntazogusuzugura. Ariko igihe cyose mwabaga mugifashwa mukicyorezwa amafaranga, azogutegeka uko ashaka, azakubwira ngo kora iki, nucanga azakupa. Umumaro nuwo, ntacyo bimaze. Rero gukora nta gisa nkabyo. Akazi kose, simvuze ngo akazi kose nubona keza Imana ishimwe, nubona ko gucuruza Imana ishimwe, nubona ko gucuranga uri umucuranzi ni sawa, nubona ko donke imungeri zose, cyane cyane twe dutuye Nairobi, gupagasa nta gisa nkabyo. Ayo wabona nubwo yabari, ariko witwa ngo urakora. Ahubwo noza nemera nkavuga ngo nicaye muri Kinyozi, nubwo umugore wanje yoba ari muri Amerika, nkavuga ngo nicayemo ko ndakora. Anytime you never know. Twahuye afite amenyo 32 nawe ufite ayandi, afite imico itandukanye. Igihe mutumvikanye bizogenda gute? Utangira kubitagurike use nabi. Menyera gukora nyine n'igihe abantu nibashaka abantu bavuga ati kurakora, apana bimwe by'ikinyamurenge ngo se kurakora ngo umugore wawe ari hanze, nguje ngo no kwama nicara. Why uricara wakora iki? Nuwe mumaro wo kwicara? Nta mumaro bavandimwe. Turebe kure, dutekereze. Ahubwo wowe ufite umugore hanze wagakwiriye kubutera imbere. Nimwe mufite amahirwe, nimwe mufite amahirwe yo gutera imbere, kuko mufite abantu baba sponsoring, donc babatera inkunga. Ushobora kubwira ngo mizo 10,000 nishingire business, nigihe nzogenda nzoyisiga gisigire abavandimwe bakomeze bayikoremo, itwinjirize, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ariko atari kuvuga ngo nukwicara. Ibiganiro tuba tubazaniye cyangwa se inama tuba tubabwira nuko turi abavandimwe, nta kindi tugomba kugira ngo twungurane ibitekerezo n'uburyo bwo kwiyubaka, sometime no kureba kure, kugira ngo nihaba ikibazo kimwe ataza kuza icyo kibazo nikiza kuba ntihagire icyo kikwangizaho. Hakiteka iyo wumva ngo urafashwa ufite amaboko, sinaze ngo bareke kudufasha. Abafite abavandimwe badufashije n'ukuri kw'Imana n'umugisha, ariko ntibitume wicara. Nubwo ubuvandimwe yoza anyishurira inzu akampahira, ntibivuga ngo nicare. Nohaguruka ngakora, nohaguruka ngakora. Nubwo yombwira ngo sinomukundira, noshaka icyo nkora mubyo nkora kugira ngo mbeho, kugira ngo ejo bundi nankatira yovuga ati njewe
ahandi noneho ko ndabona wapi uzi gutangira gukora wari umaze igihe udakora cyangwa se utarumenyereye gukora, warangiza uzubura aho uhera ukumva wabaye undi wundi, ukumva wabaye mbese ikintu cyose ukojeje ukumva n'uwo gushingira biro hariya ntiwoyishobora, kuko uba warabaye umutesi, warabaye umuntu uraho. Ariko igihe yohagarika usanzwe ukora ubaho, yego ntibimera nka kwa kundi wari umeze, ariko nanone nta cyangirika, nta nicyo biba bitwaye, kuko uba usanzwe ukora. Hari ikibabaza, hari n'abandi bagabo buzuye umuhana ngo ntiboja gupagasa ngo bikorere iki, ugasanga umugore niwe wikoreye hano igitenge, aje gucuruza ibitenge, atahire mu kazi ko mu rugo, usanga umugabo we ni ugufunga igitoko no mu bitaramo, ngo we ntacyo yokora, ngo we yabonye nta kazi yokora hano. Abandi baba bagakora ubarushiki, haguruka ufatikanye n'umugore, umugore ari utunga urugo uhari, pas possible. Ibyo byovugwa, barahari turabazi, mwirirwa mwatebeje abagore aribo bahetse ibitenge. Iyo ni tabia mbaya, mugani w'Abaswahili, iyo ni tabia mbaya, izo mubiveho. Haguruka ufatikanye utebeze, ufunga igitoko uje mu gitaramo, ariko uzi yuko winjije amafaranga aho ngaho. Umugore aje kuzana imboga, ariko uzi ngo uku kwezi urishura inzu. Mubeho, musukumane muri ubuzima kugeza igihe Imana izabafashiriza. Ariko ngo umugore karapagasa wenyine, arangije kugutekera, urambaye, ugiye gutembera cyangwa ugiye mu dutatu mu tune mu tubiri, numara iwega ngo agiye mu bitenge, agiye mu biki. Please, ivyo mubireke, mupagase. Numva gupagasa uje mu gitaramo nta kibazo, nta mahoro, ariko wubahije umugore, wubahije umuryango wawe, n'umuryango wawe uzawukorera akazi kose, nubwo yari akamujengo ukabonye ariko gatunze urugo rwawe, ntacyo. Nubwo akazi kose, ujye muri kaoshi, ujye muri protector, ujye hehe, donc simvuze ngo abantu ngo akazi kose. Rero tugana ku musozo w'ikiganiro, niyo mpamvu twaciye uwo mugani turavuga ngo burya ngo habwirwa benshi akumva bene. Wowe wiyumve uri muri izo kategori zose twavuze, guhera ku bantu bakoresha social media nabi, wowe ushaka kuzamukira ku bantu ngo ni kubera ko ushaka kujya muri social media ukabuzanya amatiku, bivemo. Niyo nama, mubivemo, mubireke. Nababwiye ngo sinabavuza amazina, ariko ubutaha tuzabavuga mu mazina. Mwiyumve, mubireke. Ni inama nzima nari mbabwiye, kuko dushobora no kukubwira gutya tukakwihorera ntituzakuvugeho, ariko ejo hazaza igihe uzaba abana bawe bakuze bakazumva ibyo wavuze, bari kugushuka ngo reka tuze dutwike, nawe ukagenda, ngo reka nje kumusubiza, nawe ngo reka uje kumusubiza. Ubu mukageraho mugafata abantu mutavuganye, mutanaziranye, uje kubashira kuri stati zawe. Ibyo ntitubishima. Muri bashiki bacu, cyane cyane mwabakobwa nako mwabadamu mwe, ibyo bintu mubireke. Mureke guterana amagambo. Iri hangana mwagiyemo ntago turishigikiye, muve muri iryo hangana. Namwe mwabaga mwe mutungwa ngo mutungwa no kwa basobukwe, ibyo bintu mubireke, muhaguruke mukore. Nimba kwa basobukwe babakubitiremo, ariko muri gukora. Please, byoba byiza kandi kwaba ari ukwiba.
namwe mwabagabo mwe mutunzwe n'abagore banyu bo hanze mudakora amadivorce dore ko ahagwiraza bamwe bari gutandukana bataranagira no muri Amerika naguta biragenda gute mwari umaze imyaka 3 udakora utirukanka bamwe hano babaye nk'inzerezi kubera ko batandukanye turabazi please iyi ni inama y'ubuntu ubundi mwagakwiriye no kuyishurira nari ngiye kuvuga ko akunda ariko turabakunda ni kuri Jonathan TV show buri gihe tuzajya tubagezaho ibiganiro nk'ibi by'inama byungura wowe wumvishe kino kiganiro comment wowe wumvishe kino kiganiro gisharinga abandi subscribe wowe ari ubwa mbere wumva kino kiganiro kuko abumva runo rurimi abanyarwanda abarundi abanyamurenga abanyamasisi abanyankore abakiga n'abandi bose kanda subscribe nta mpamvu yo kwimana subscribe muduhe subscribe kandi ibiganiro mu byumve byose birangire ni byiza kandi ni nawo mumaro nayo mpamvu muduteye imbaraga natwe kugira ngo tugaruke hano tubagezeho ibiganiro nk'ibi rero ni nkunda abantu Eric Edem Coach Jonathan TV show ikiganiro nakagaruka tuzongera tubonane ikindi gihe tuzagaruka n'ubundi tubagezaho ibiganiro nk'ibi Imana ibagirire neza ibagasanire ciao ciao